kuvana bagerageje kugura coin ku giciro gito ku bw'ubuntu bw'Imana bazibonye aho ziri kugurishirizwa n'abatrader bibwira ko zabahombanye mu gihe gisa nk'iki, none bakazizana muri Quantum Wallet, bazigeza muri Quantum Wallet bagakora ubundi bunyanga bwo gushaka kuzoherereza abagenzi babo ku giciro kiremereye kugira ngo babibonemo inyungu y'indonke, bityo bahindukire nyuma bajye kureba uko bongera kuzigura ku giciro gito. Dear friend, ndagira mbabwire ngo none abo ngabo ikibashobora ni iki ngiki. Iyi projet yagaragaje 100% ko gahunda yo kohererezanya ATU yaba muri Quantum kuri Quantum yaba uzivana muri Quantum uzohereza kuri OKX ntago bikunda from day one, from wera ku itariki ya mbere kwa 9 kugeza n'uyu munsi niko gahunda zimeze, usibye koherezamo gusa yaba USDT cyangwa se BNB n'ikindi na ATU ugize amahirwe ukazibona. Kugeza ubu rero abantu nk'aba ngaba bari gukora amanyanga nk'aya bakagerageza kuzohereza bameze nk'abari gukina umukino w'impinja, bene aba ngaba cyabashobora kereka izi ATU ziheze mu kirere ntibazigere bongera no kuzibona, kuko icyambere cyo bari gukora nk'ubuswa n'ubugome no gushaka gutuburira abagenzi babo bazibagurisha ku giciro gihenze, hanyuma ngo bakongera bagashakisha uburyo bongera kujya kuzigura ku giciro gito. Urumva ni isoko rya magendo bita black market. Dear friend, Abanyafurika murabizi icyo mwakoreye Pi mwajyaga kuzirunda ku ma exchange bikarangira igiciro cyayo kibaye manipulated, magingo naya ngaya iracyahari, iracyazengera, birangira n'ama migration bayabrotse ubayatanga mu buryo buri pending buri low cyane, ko babonye ko abapayiniya babaye bwa buro bwinshi butagira umusororo, ku buryo kibyatumye projet igenda biguru ntege. Murabizi ko bari bayironshingiye igihe cya Trump akimara kurahira kugira ngo Pi hitijyanirana na coin bifuza gukoresha ku ruhando mpuzamahanga, ibintu byabo byose bikomeze kugenda neza, ariko baje gusanga barazishize mu maboko mabi y'abantu batizewe, magingo nayo baracyashaka strategy z'uburyo kibaza zibakuramo kugira ngo bazigireho access, bityo babone bashyira ku isoko ku giciro cya nyacyo. Iyi coin n'indi rero ya ATU muri projet nziza cyane nayo yaturutse Stanford University, ngo kwa timu yayo yigaragaje baje ari abantu bari smart, bari seriye, babasobanurira buri kimwe bijyanye n'umutekano wa Quantum, buri kimwe cyose murabikuza, abantu bararya yararasina kubwira abandi bayashyira mu mafiat money, mbese n'abagira ibyo baguramo barabigura, umunezero ba wose. Igihe kiragera coin bayigira ute bashyiraho protocol, batanga amatangazo ko bagiye kuyishyira ku exchange ku giciro bababwiye, ariko uyu munsi nawe mugira ubuntu mukaba mufite muri kubona ATU mubasha kuzitekinga zikabungukira. Wibaze nk'umuntu ufata coin n'ibihumbi 2500 akazivana muri Quantum Wallet ngarashaka kuzoherereza mugenzi we swat, ashobora kuzimwohereza agahita mukubita 200 agahita agenda akagura izindi agashakisha ubundi agura izindi ku madolari make cyane kugira ngo abihindure indonke. Hari ibintu bidashobora kuzabahira muri projet ya Quantum, nuko iyi coin izasohoka iri stable, nubwo uzajya usohora uzibikuza ukumva ko ugiye kugusha isoko cyangwa se uri gukuramo utwawe, uzajya ukuramo utwawe nyine ugenda uturye ugaruka utakibasha kugura na coin imwe cyangwa se coin 50. Nuko nguko bizakugendekera rwose. Haba abantu bari kubikuza izi coin bakagombye kuzistakinga mu minsi 10, izi coin 2500 zari kuba zibaye nk'ibihumbi 4 cyangwa se 5. Sorry, ariko muri kugira gutya mukifata mukamera nk'abantu bari kubyina mu murima mutahenze. Web 3 ntabwo ikeneye abantu bafite
IQ iri hasi, ni ukuvuga ukeneye abantu bafite IQ iri hejuru, bazi guholdinga ibintu bakabikomeraho, bazi guha agaciro ibyo bafite, bazi gufata amakuru bakayabyaza umusaruro, bazi gushora imari kandi bakamenya ko bashoyemo. Pana kuvuga ngo warashoye warangiza ukajya hariya ukavuza induru ngo ufite atu zingahe? Byibura uramutse ufite miliyoni, guhera kuri miliyoni kuzamura, wakagombye kuba uri kuvuga kugira icyo uvuga byibura nabwo wibwira mu mutima wawe ko hari ikintu ufite. Ariko ufite igihumbi, ufite ibihumbi 2, ufite ibihumbi 5, wakamejeje ngo ufite coin nyinshi ngo wabaye umukire kabaye, ngo bazayisora ku madolari 20 tubikuza ujye kuyabyinira. Birashoboka, bazaguha amahirwe yo kuyabyinira nyine birangira uko nguko. Iki ni nk'igihe cya pizza kuri ATU rwose. Igihe cya pizza cya mbere, first stage ya pizza zarariwe, abantu bazikinamo agapira uko babishakiye. N'ubu ngubu abari kuziryamo pizza baba trader bari kuzigurisha kuri kiriya giciro muri maze iminsi muri kubona, nabo kugeza ubu ntibazi ibyo bari gukinamo ibyo ari byo. Ariko icyo nabibwirira cyo ni uko mugiye kuzabona ibasiga izo mufite muzikabashiraho, mukazasigara muri kubara inkuru ko mwigeze kubona no kuzitunga bikababera umugani. Ni na byiza ko ugiye gusohoka iri ku giciro gihenze uzabikuza akazimaraho. Ndakubwiza ukuri ko rwose uzarira kurusha uruhinja, kuko iyi coin ntago bafite gahunda na nkeya kugira ute kuzayibona muri kuyikinamo agapira nk'uko mubyishakiye ngo bibahire. Imaze kuva mu maboko y'abakene, bagiye kuyishyira ku exchange mu maboko y'abatunzi na babandi bayikinyemo agapira. Namwe muri kuyikinamo agapira uyu munsi mutazi ibyo ari byo, muri kuyikinamo pizza, hari igihe kizagera ukajya ubivuga nk'inkuru uvuga ngo nigeze kubona ibi ngibi ngo byanciye mu ntoki nari mfite izingana gutya. So inama umuntu yabaha, first of all, mube calm, ugabanya amagambo yo gusakuza ngo ufite atizi nizi, wabaye umukire ngo uyu n'uyu, ngo ugiye gusohokera ku giciro iki n'iki. Nta ufite, ujye uvuga ko nta n'imwe ufite mu gihe ugifite ziri munsi ya miliyoni. Nta kintu ufite ubusa mu ntoki zawe. Igisigaye ni ukubungabunga ubwo busa ufite, ukareba ko bwazavamo ikintu. Kandi kuzasohoka ku madolari 20 nabwo ni ubusa. Nababwiye ngo niba wifuza kuzumva ko turi umutunzi, umunsi wabonye watunze miliyari kuri account yawe, swat ya telefone cyangwa se ya cryptocurrency, ukabona hariho miliyari ya USDT, usamenye ko unje mu ruhando rw'abatunzi. Ariko mu gihe ufite igihumbi, 2,000, 3,000 ngo igiye gusohokera ku madolari 20 ngo n'ibihumbi bingahe by'idolari ngo wabaye umukire, uri gutangira kujya no kubinywera, reka sinakubwira induru wayivugije byakomeye. Abandi bari kubikuza bakazikina nk'abari gukina biye, ntabwo bishobora kubahira nshuti zanjye. Umuntu w'amahame kandi umuntu uri karume, ibintu byo kwiyahuza amagambo no kujya kumanipira abagenzi bawe ngo uri kubabeshya ngo ujye kubagurisha ku giciro gihambaye, oya, ntabwo bishobora kuguhira na gato. Ni ukuvuga ngo igihe kikwiye kugera ukamera nk'umuntu utarigeze unamenya ATU, ukajya ubibona nk'ibintu biri aho ngaho bisanzwe nk'uko Solana zimeze. Hari umuntu mwamwe wabona ari gusakuza ngo afite Solana, hari umwe wabona ari gusakuza ngo afite Ethereum. Ntibahari se bazitunze kandi baziguze ku giciro gito. Ibintu by'amagurupe rero byadutse muri Web3 byo kwifata mugakora ibintu mumeze nk'abana bari gukinira mu nkono, ntabwo bishobora kuzabagwa neza abenshi, cyane cyane abantu badafite mu mutwe hameze neza, hari stable. Anyway, yari inama mbagiriye. Hari n'abandi ngo bibwiye ko baguze nyinshi ntibagikora staking, nta zindi bakeneye.
namwe nimutuze muzarya izo nyine nizo zibakwiriye. Wakagombye kuri gustekinga ukagumya kubaka iki giciro cya atu kikarushaho kwaguka, kandi n'iziri hirya no hino batangatanze muri aya ma address zikaba izawe ku giti cyawe. Atugiye kuzasohoka ifite address yayo nyirizina iri controle, itakiri gukorera kuri izi USD, itakiri gukorera kuri za address za Tron na za BNB, zafite address yayo ku giti cyayo, kandi bashobora kuzasohora bashyiraho lockup y'igihe kirekire, umwaka umwe, imyaka 2 n'imyaka 3. Ubwo rero tuyumva kuri umuntu utunze, kandi bakombye kuba gutera inkunga iki giciro ugastekinga muri USDT, Tron cyangwa se BNB. Atubari barabitse kuri za address zikavaho, kandi bagomba kuziguha ku bwinshi. Staking bari gutanga tunyinshi muri iyi minsi, impamvu umuntu utari gustakinga ari guhomba. Kindi niba wakoze staking, ibuka gukora swap mu gihe uhembwe, hanyuma ukore na redeem ya za zindi wastakinze byihuze, hanyuma wongere staking. Icyo nutagikora igiciro kigomba kugusiga byanga bikunda. Anyway, ngaye guko ariko muve mu kintu cya kirabaye cyo kubyina, cyo gusakuza, cyo kuvuza induru, cyo kuba nk'abantu b'ibisambo nk'abana bari kurwanira inkono y'inyama. Oya, ntabwo ariko byagombye kugenda. Niziro nshinga uzabikuze duke uryeho, usangire umuryango wawe ushima Imana, izindi uzitaking. It's okay. Hanyuma igisigaye urebe ko Imana yaguhindura amateka wowe n'abawe. Ariko iby'induru mubivemo. Iyi navuga ko ari nka message ya nyuma mboherereje. Eti niro nshingwa urubuga imbuga tuzazivaho, bamwe bazakora left, ntago ari ngombwa kwirirwa dusakuzanya namwe cyangwa se basakuzanya n'abantu batari seriye cyangwa serious. Kizasigara ku ruhande rwawe sagupfira ubusa, baziryamo pizza.